yemereje Yozefu asobanukirwa neza ibya Mariya ko inda atwite ari iy'Umwuka Wera izavamo umucunguzi. Mu nzozi nawe niho ujya wemerera. Abantu benshi mu nzozi n'Imana ibakontorora, niyo mpamvu rero abantu baryama baba bashyizweyo ukarota. Mwene data rero ntatinze naguteguriye ibintu 5 bishobora kugaragaza uko uhagaze biciye mu nzozi. Maranatha uri mu ijuru, turagushimira ku urukundo n'imbabazi utugirira buri munsi. Muraho bene data, Kristo Yesu nashimwe. Ni mwene so Ernest ugusuhuza. Niba udasanzwe ukurikirana ibiganiro byacu, iyi ni channel ya online kuri YouTube yitwa Ijwi ry'Ububyutse cyangwa se Gospel Room Evangeliste Ernest Ndikumana. Ukandika na V ugashyiraho Ernest Ndikumana, ukabona ibiganiro bitandukanye bitambuka kuri iyi channel. Nkuko twabivuganye, nkuko twabiganiriye, iyi channel yagiriyeho ivugabutumwa ku busabe bwa benshi, abo twagiye dusengana Imana ikabakiza uburwayi, Imana ishimwe. Abo twagiye dusengana bafite ibyifuzo bagasubizwa, abo tuganiriza ijambo ry'Imana bakavuga bati hakwiyeho kuba umurongo wo kuri channel cyangwa se channel kuri YouTube, n'igihe waryamye utari maso udahari tugakurikira ibiganiro byawe. Ngiyi impamvu y'iyi channel ni ivugabutumwa. Usangaho indirimbo z'Imana, usangaho ijambo ry'Imana. Hari ijambo ry'Imana twigisha kuri tele mu nsengero, uzarisanga kuri iyi channel online. Hari ikiganiro cyitwa umutsima wa buri munsi, benshi muri mwe mwatubwiye ko mugikunda muri benshi. Ni ijambo ry'Imana risohoka buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu. Hari ubushakashatsi butandukanye tugenda dukora ku ijambo ry'Imana ndetse no ku myizerere, kandi hari ikiganiro weekend n'Imana. Karibu rero, Yesu aguha umugisha kuba wongeye kubana natwe, tukaba tuje mu kiganiro weekend n'Imana, aho tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ikomeye ivuga ngo itondera ibintu 5, ubwoko 5 bw'inzozi urota bikaba ari imbuzi cyangwa se bikugaragariza ko uri mu ntege nkeya mu by'umwuka. Ubwoko 5 bw'inzozi ushobora kurota bikaba ari imbuzi cyangwa se bikugaragariza ko uri mu ntege nkeya mu buryo bw'umwuka. Tugiye kwifashisha ijambo ry'Imana ubundi tukugezeho ibi bintu 5. Turareba mu gitabo cya Yobu, ibice 33 ku murongo wa 14. Yobu ibice 33 ku murongo wa 14. Yobu ibice 33 umurongo wa 14. Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho. Mu nzozi, mu iyerekwa rya nijoro, igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo, niho yumvisha amatwi y'abantu, igashyira ikimenyetso ku byo yigisha, kugira ngo igamburuze umuntu mu migambi ye, ngo imaremo umuntu ubwibone bwe buhishwe. Akira ijambo ry'Imana. Uwiteka Imana, hari umwana witwa Jamila wigeze uririmba ngo hari ikintu Imana yaduhishe, ngo ntiwamenya icyo nge ntekereza. Aranaririmba ngo na Satani ntiyakimenya ngo keretse Imana yo mu ijuru. Inzozi ni uburyo bukomeye Imana ivuganiramo n'abantu. Tugira abantu bigishwa ijambo ry'Imana bagasigarana ku 100 bakaryumva 90 bagasigarana 10 ka logike no gupinga. Tugira n'abataryumva n'abatemera ko ribaho. Ariko iyo usomye Bibiliya, iyo urebye amateka ya muntu natwe ubwacu ukareba ubuzima bwacu, usanga mu nzozi ariho Imana yagiye yemereza abantu. Niho yemereje abami nka Farawo wari igihangange mu Egiputa. Niho yemereje umwami Nebukadinezari na Belushazari wamusimbuye.
Mu nzozi niho Imana yemereje Yozefu asobanukirwa neza ibya Mariya ko inda atwite ari iy'Umwuka Wera izavamwo umucunguzi. Mu nzozi nawe niho ujya wemerera. Abantu benshi mu nzozi niho Imana ibakontorora. Niyo mpamvu rero abantu baryama baba bashyizweyo ukarota. Mwene data rero ntatinze naguteguriye ibintu 5 bishobora kugaragaza uko uhagaze biciye mu nzozi. Ndakubwira ngo ibintu byitondere ubyiteho iyo ubirose uko waba uhagaze, kuko bigaragara nk'imbuzi zo kukwereka niba uri mu bihe by'intege nkeya mu by'Umwuka Wera. Abakristo benshi rero barota inzozi zitandukanye, nawe bijya bikubaho. Si inzozi zituruka ku Mana, kandi si inzozi zose zifite ubusobanuro bw'umwuka, ariko hari igihe Imana ishobora gukoresha inzozi kutuburira. Nari nkubwiye ko imirotere yacu yose Imana irayitegeka n'igena byose, ariko kenshi si ubutumwa buri gihe buzaba buturutse ku Mana cyangwa ngo bibe bivuga iby'umwuka. Ariko hari igihe mu nzozi warose waba utari mu marangamutima cyangwa ubuzima busanzwe, ahubwo Imana ikaba iri gukoresha inzozi kugira ngo ikuburire, ikwigishe, cyangwa se ikwereke uko uhagaze mu by'umwuka no gukiranuka kwawe. Iyo umuntu amaze igihe adasenga, adasoma ijambo ry'Imana cyangwa abayeho mu byaha atihana, ashobora gutangira kugira inzozi zigaragaza intege nke mu by'umwuka. Naguteguriye rero ingero 5 mu gihe gito tudatinzemo iki kiganiro weekend n'Imana ngiye kuziguha. Guhora urota wirukanwa cyangwa uhunga, ugasanga uko uryamye urarota wirukanwa cyangwa uhunga. Iyo urota buri gihe uhunga abantu, uhunga inyamaswa cyangwa ibintu biteye ubwoba, bishobora kukwibutsa ko ufite ubwoba, ubuzima bwo kutizera, cyangwa ukeneye kongera kwegera Imana. Ikintu cyumve neza, hari icyo wakora. Icya mbere ni ukongera igihe cyo gusenga, kongera ukihana ugasenga, ugasoma ijambo ry'Imana, kandi ukibuka ko Yesu yatsinze ubwoba. Ibyo byakurinda kwiheba, gushikagurika, kurota nabi. Wakwandika uyu murongo, Abaroma 8:37, bivuga ko muri byose turushaho kuneshwa ku bwa Kristo wadukunze. Turushaho kunesha ku bwa Kristo wadukunze, murambabarira. Abaroma 8:37. Muri byose turushaho kunesha ku bwa Kristo wadukunze. Icyo ni icya mbere cyo guhora urota wirukanwa cyangwa uhunga. Icya kabiri, niba uryama ukarota ugwa ahantu harehare, mu rwobo rurerure, mu mworera muremure, bishobora kukwibutsa ko ugomba kwisuzuma niba hari aho ubuzima bwawe bwo kwizera bwatangiye gusubira inyuma. Ukisuzuma ukareba, mu myizerere yanjye uko nasengaga ndacyabikora, ko nakoraga umurimo w'Imana muri korali, muri ministry, guterana, ndacyabikora, ko nagiraga kwirinda, kuba maso, ndacyabikora. Urwa mbere rw'Abakorino 10:12 rwagufasha cyane. Abakorino ba mbere 10:12. Uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Wahasanga amagambo avuga ko umuntu wibwira ko ahagaze akibwira ko ari umukozi w'Imana, aho hari izo mbaraga z'Imana niho Satani arwanya cyane. Niwe ugomba no kwirinda cyane. Wa mushumba, wa muvugabutumwa, wa muririmbyi, wa muntu wabatijwe, irinde cyane. Icya gatatu, guhora urota wambaye ubusa. Muri Bibiliya kwambara bifitanye isano no gutwikirwa n'ubuntu cyangwa gukiranuka. Izi nzozi zishobora gutera kwisuzuma no kwegera Imana. Niba rero urota wambaye ubusa, bivuga ko ubuntu bw'Imana bugutwikira buturutse ku Mwuka Wera no gukiranuka no gusenga, amasengesho yagabanutse, uri mu ntege nkeya. Wafashwa n'urwandiko rwo mu Byahishuwe ibice 3 ku murongo wa 18. Kugira hari amagambo avuga ibijyanye no kwambara. Ngureho imyenda yera kugira ngo wambare, isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara. Mwene data, ibi bintu byitondere. Inzozi zawe kenshi zigenda zigaragaza imbuzi z'Uwiteka z'uko uhagaze mu buryo bw'Umwuka Wera. Icya kane, twihuse, guhora urota watsinzwe mu rugamba. Iyo umuntu ahora arota atsindwa, ashobora kuba akeneye gukomera mu gusenga no kwambara intwaro zose z'Imana. Igihe cyose watsinzwe, wakinnye match bagutsinda ibitego, ntacyo winjije,
watsinzwe ku ntambara, muri kurwana uratsindwa, aha biba bigaragaza ko uri mu ntege nkeya. Biba bisobanura ko ugomba kongera kwambara intwaro z'Imana, kuko iby'Abefeso 6:11 batubwira byose ubwo biba byarasubiye hasi. Umuntu avuga ngo ntabwo ari muri forume mu byo gusenga. Abefeso 6:11 hagufasha, havuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Aya magambo uyandike igihe cyose urota uri gutsindwa mu rugamba, uri gutsindwa mu ishuri, uri gutsindwa mace, umenye ko intwaro zose z'Imana utakizambaye, wasubiye inyuma. Wasoma rero Abefeso 6:11. Icya gatanu ari nacyo cya nyuma dusenga, guhora urota uri mu mwijima cyangwa warayobye. Ndasubiramo, guhora urota uri mu mwijima cyangwa warayobye. Umwijima ushobora kukwibutsa ko ukeneye kuyoborwa n'ijambo ry'Imana no kuguma mu mucyo wa Kristo, kuko ijambo ry'Imana ni umucyo. Umuntu usoma ijambo ry'Imana aracya, umuntu ufashwa n'ijambo ry'Imana aracya. Ariko niba utagisoma ijambo ry'Imana, ukaba ugeze ku rwego uryama ukarota uri mu mwijima, ukarota uri kuyobagurika utazi aho uri kujya, bivuga ko wataye umurongo, kuko ijambo ry'Imana ni umuyobozi. Wafashwa na Zaburi 119:15. Ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye n'umucyo umurikira inzira zanjye. Aha wahasanga aya magambo, ukayasoma, ukayasengeramo, ukamenya ko ijambo ry'Imana ari bimwe mu bizatuma uryama ukarota neza kandi ukagira amahoro n'umutuzo. Ikibazo rero, ese umukristo usenga neza ntabwo ashobora kugira inzozi mbi? Icyo ushobora kukimbaza muri komenti, wakimbaza cyangwa urakibajije muri iki kiganiro ndi kuguha, kuko maze kuguha ibintu 5 urota ukamenya kuri mu ntege nke. Icya mbere ni uguhora urota wirukanwa cyangwa uhunga. Icya kabiri, guhora urota ugwa ahantu harehare, umworera muremure. 3, guhora urota wambaye ubusa. 4, guhora urota watsinzwe mu rugamba, muri maci, mu bindi bintu ukabona uratsindwa mu masomo, mu bizami. 5, guhora urota uri mu mwijima cyangwa warayobye. Umukristo usenga ntabwo ashobora kurota nabi. Igisubizo ni oya. Abantu bakiranuka bashobora kugira inzozi zibateye ubwoba cyangwa ibigeragezo. Gusa Bibiliya itwigisha ko kugendana n'Imana biduha amahoro. Haleluya. Ubwenge n'uburinzi kandi y'Imana ivuze mu nzozi iba ifite umugambi mwiza wo kutwigisha cyangwa se kutuburira. Ngiki icyo bita kugendana n'Imana neza. Iyo haje inzozi ziza ari ubutumwa, ziza ari imbuzi, kandi zikaza zifite n'ibisobanuro ukabasha kumva. Izi ni inzozi impano rero z'abantu babanye n'Imana neza. Tuzabiganiraho ubutaha. Ubu twari twashatse kureba ibintu warota ukabona ko wagiye mu ntege nke. Ntabwo rero tugomba gufata imyanzuro ku nzozi twarose, ahubwo tugomba kugereranya n'ijambo ry'Imana no gusenga ku muntu uri maso. Umurongo rero wagufasha mu masomo yo kuba maso, wasoma urwa mbere rwa Petero 5:8. Amagambo agukangurira kuba maso, kuko Satani ahora atontoma nk'intare ashaka uwo yaconshomera ngo amutware ubugingo. Ni ukuba maso. Uyu murongo uragukangurira kuba maso mu buzima bw'umwuka, ugasenga kandi ukaguma hafi y'Imana. Mu gusoza iki kiganiro, benshi barimo banyandikira ko bagikunze, bambwira ko cyabaryoheye. Tuzajya tukigarura ubutaha, tuzaganira ku bintu 5 byagaragaza mu mirotere yawe ukagaragaza ko ubanye neza n'Imana. Niba uhorana inzozi zigutera ubwoba cyangwa ziguhungabanya, ni umwanya mwiza wo kwisuzuma imbere y'Imana ukareba uko uhagaze. Ese ko ndi kurota nabi, nkongera nkarota nabi, aho ndacyasenga, aho ndakihana, aho ndacyaba imbere y'Imana, aho ndacyababarira abampemukiye? Gukiranuka kwanjye aho ni kwagiyemo agatotsi, umubano wanjye n'Imana ugasubira hasi? 2, ni ugufata umwanya ukihana nyuma y'uko wisuzumye ukareba ibintu byose byagusubije hasi bikakujyana muri meforme mu by'umwuka. Imana niguha umugisha. Ongera igihe cyo gusenga. Senga mu gitondo, senga ku manywa, senga ku mugoroba. Nka Daniel, senga nijoro mbere yo kuryama. Senga nibature. Pasono naho uhura n'abandi, jya guterana, ba maso, kuko Satani ahora ashaka kuwaconshomera ngo amumire.
soma ijambo ry'Imana buri munsi, senga mbere yo kuryama, jya urarana amahoro ukuye mu gusenga wakoreye. Kambisubiremo nihuta. Niba uri kurota nabi muri iki gihe, fata umwanya wisuzume, wicaye imbere y'Imana uvuge ngo Mana ni njye nawe, uvuge ngo ubundi mpagaze gute. Ibyo wibonyeho, inenge wibonyeho, ihane, ibyo byaha ubyihane. 3, ongera igihe cyo gusenga. 4, soma ijambo ry'Imana buri munsi, kandi mbere yo kuryama ujye usenga. Mwene data, Imana ishaka ko abana bayo bagendera mu mucyo bafite amahoro n'ibyiringiro. Iyo tugumye muri Kristo aduha amahoro n'ubuyobozi mu buzima bwacu bwose, harimo n'igihe turyamye. Nkwifurije rero gufashwa n'iki cyigisho, ukajya ukigenderaho mu gusuzuma ubuzima bwawe bwa buri munsi, uko uryamye ukareba ibimenyetso, uri gutekereza ute, uri kuryama ukarota iki. Hari n'abantu bajya gusenga, waba uzamuye isengesho uvuze uti Mwami Yesu, ukumva ibitekerezo byaje, ibyo mu kazi bikaza, byo mu rugo bikaza, amadeni ufite, abakubwiye nabi, intambara uri kurwana. Ibyo byose ni ibintu bikwereka ko uri kuvangirwa mu misengere no kubana n'Imana mu buryo bw'umwuka. Ukeneye kuba maso, ukongera ibihe byo gusenga, ukambara imbaraga. Inzozi mbi nazo ntiwumve ko ari ibintu bisanzwe uzihoramo, ibintu bikuniga, ibintu bigukubita, urayoba, urahubuka, uragwa, uratsindwa. Ahubwo ni umwanya wo kongera gushaka Imana, ugashaka amavuta mashya, kuko isuka igomba kunagurwa, umuhoro ugomba gutyazwa, niko n'umuntu. Moto bayimena vidanje n'imodoka, niko nawe ugomba kuvidura ibyaha, ukavidura umuruho w'isi, ukegera Uwiteka. Ndagushimiye ko wankurikiye muri iki kiganiro. Ndumva nifuje gusenga nkagusengera kugira ngo Imana iguhe inzozi nzima, iguhe amayerekwa mazima, igukangure. Uwiteka Mana Nyiringabo, uyu mwene data yumvise ikiganiro Weekend n'Imana, abonye ibintu 5 umuntu arota akagaragarwaho n'intege nke mu by'umwuka. Yibazaga icyabiteraga bikamuyobera, ariko yifuje ko wongera kumukangura, ukamushora mu rwuri rwiza, ukamuha amavuta, ukamuha imbaraga. Ndamusengeye, muha agakiza k'umwimerere, muhe kongera kubabarirwa ibyaha, mubyutse, mukangure. Nirukanye ibitero bya Satani byinjiye mu mutima we bigafatamo ijambo, ibiyobora amarangamutima ye iyo asenga, ibyamuzaniye agahinda kadashira no kwiheba no kwiganyira, ahorana umubabaro n'agahinda, yabuze icyizere kuri Imana igikora. Ndasenze kugira ngo umwambike imbaraga, umuvugurure, mukize uburwayi bwo mu mwuka no mu mubiri, umukomereze amaso, wongere umukore ku maso arebe kandi abone, yongere yizere kuri Imana ivugurura kandi ugakora. Ndagushimiye, tanga imbaraga, tanga umugisha ku bantu bumva ikiganiro Weekend n'Imana, bakagitera inkunga y'ibitekerezo n'indi nkunga iyo ari yo yose, kuko zose ziremeye mu butumwa bwiza. Baha umugisha, imiryango yabo igira umugisha, igihugu cyacu nikigira umugisha, akaza abantu bakora bagira umugisha, bahahe baronke. Ngushimiye kuri Imana iri kumwe natwe, icyubahiro ni icyawe none n'iteka ryose. Urakoze, amen. Imana ibaha umugisha. dufashe kwihana ibyaha byacu, dukomeze kwizera ko wowe ushobora byose, uduhe imbaraga zo kuguma mu masengesho mu bihe byose, haba mu biza no mu